hano muri iyi nzu ngari iherereye mu mujyi wa Cologne mu Budage hasojwe umunsi wa mbere w'umwiherero w'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi nk'uko tumaze iminsi tubibabwira. Uyu mwiherero watangijwe n'ikaze ambasaderi Igo Cesar yahaye abatumirwa benshi bari bateraniye muri iyi nzu barenga 600 harimo n'abayobozi baturutse mu Rwanda baje gutanga ibiganiro no gufatanya n'abandi abagize umuryango wa PF Inkotanyi. Iki gikorwa rero cyatangijwe n'ijambo rya Igo Cesar ambasaderi w'u Rwanda hano mu Budage akaba n'umwe mu bagize umuryango wa FPR Inkotanyi. Nyuma hakurikiraho umwanya w'ibiganiro. Uyu mwanya w'ibiganiro rero ni ijambo ryahawe Honorable Weratsi Gasamagera umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi watangije umwiherero ku mugaragaro mu ijambo rye. Nyuma yaho hakurikiyeho ibiganiro byayobowe n'urubyiruko aho nka Ministre Dr Abdallah utuma twishima, ambasaderi Igo Cesar, ambasaderi Anastase Shyaka, ambasaderi Marie Chantal Rwakazina n'umuntu urubyiruko rwayoboye ibiganiro byari bifite inyito igira iti imiyoborere n'ejo hazaza h'ububanyi n'amahanga bw'igihugu, gusuzuma uruhare rw'u Rwanda na Afurika mu gushyiraho umurongo mushya isi igenderamo. Aba bose maze kuvuga baganiriye kuri iyi nyito mu kiganiro nyine cyakiyobowe n'uyu mukobwa w'urubyiruko witwa Pascaline Habimana. Hakurikiyeho ikiganiro cyari kigizwe na Honorable Janine Munyeshuri, Sandrine Uwimbabazi Maziateke na Providence Tuyisabe, kiyobowe na Francis Shema nk'urubyiruko rwa hano mu Budage. Ni ikiganiro cyagifite inyito igira iti icyerekezo cya 2050 uruhare rwa diaspora mu iterambere n'ubuzima burambye bw'abanyarwanda bose. Ibi biganiro rero hagati yabyo habayemo kuruhuka no gusabana, bikaba rero bimaze umunsi wose bikorerwa muri iyi nzu ngari nk'uko twatangiye tubibabwira mu gitondo. N'ibiganiro byagarutse ku nyito zifite icyo zivuze, habaho gutanga umwanya w'ibibazo, kandi n'ibiganiro byakurikiwe n'abari mu gihugu cy'Uburusiya na Turkiya biciye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Aha rero uyu munsi ubaye uwa mbere ugenze neza nk'uko bisanzwe, ugiye gusozwa n'ubusabane. Ubu turimo tuvugana hatangiye umwanya w'ubusabane mu yindi nzu ngari. Mu gusoza uyu mugoroba, Professeur Manasseh Nshuti yatanze ikiganiro kigufi gisoza umunsi, aho yagarutse ku bumwe bwacu ko ariyo nkingi y'u Rwanda. Avuga kandi ati u Rwanda nijye nawe. Agaruka nuko yaba yishimiye ko abanyarwanda bari bateraniye ahangaha bifuza, kuko babivuze mu bitekerezo byabo guhera ejo no mu rubyiruko barabivuze ko bishimiye kuzongera gutora guhundagazaho amajwi Perezida Paul Kagame mu matora ataha. Ikindi yagarutseho Professeur Nshuti Manasseh ni uko yagize ati u Rwanda rurabazirikana, mwebwe abanyarwanda batuye hano mu mahanga, u Rwanda rurabazirikana, namwe muruzirikane. Muri mwe benshi mufite akazi murakora, mufite amafaranga, mushora imari mu gihugu kandi mumenyekanishe igihugu cyanyu uko bikwiye. Aravuga ati igihugu niho umubyeyi, ndabasaba nkomeje kuza iwanyu mukashora imari. Narangiza kuri iyo ngingo yavuzeho atyo, akaba ari naho yasoreje avuga ati mugire umugoroba mwiza, tuzakomeza ubutaha.
ubwo rero nanjye nagira nti mukomeze mudukurikire kuri platform za Igihe nk'uko bisanzwe. Karirima wa Igihe hano Kolonye mu Budage.